bashaka ko mwinjira mu rushako rw'ukuntu nateruwe nibumva urushako bumve ko atari urushako rwo kuvugana n'umuntu tukagenda cyangwa gushyingirwa nkagenda hoya barateruye nk'abajyana nikanga ndi mu mujyi wa Kigali imvura iragwa hari mu zuba nkagira ngo niko i Kigali bimera nibwo nari nyibona amatara yaka inzira yose ntago nari nzi iyo biva niyo bijya rero uwo muntu niba nzi icyo gihe nariye ibiryo mfite imyaka 10 ntago nari nzi ibiryo wenda niba nzi icyo gihe cyaho cyo mu bihugu byo hanze cyane ko nagize amahirwe yo kuvukira inaha urumva haheruka inzira muki aheruka nkiri mu ubwo buzima naje guhondagurwa nyabyo kandi naraje Kigali nje gushaka ubwo rero niba narahondaguwe nkagera kuri urwo rwego ntibimutangaze birashoboka ko narugeze ariko ubu kugeza ubu nkabandi uwo ndiwe rero ibyo mvuga ni ibyanjye ntago ari iby'undi ahubwo ubwo duhaye no kuzagaruka tugakora ikindi kiganiro kivuga ukuntu umugore bamuteruye nzakibaha neza kirarangiye ariko uyu mugabo nawe nari ngiye kuvuga ngo Imana imumugisha nta mugisha wo guterura nuba uretse ko Imana ifite ukuntu yagiye ibikirisiturika byeza muri ya biracyashoboka byari byarateruwe bigenda neza niyo mpamvu ubushize wavuze yuko ushima Imana kubw'ubukwe mwakoze kubw'imana mwakoze no kuvuga ngo ntabwo wabanje gukora ubukwe ahubwo ubukwe wabukoze nyuma nibwo wabonye agaciro k'urushako wibagirwa amateka yo guterurwa urangije wambara impeta ukora n'ubukwe bwo naranabutashye ariko ntabwo nari nzi impamvu ntabwo nari nzi ko baguteruye kugira ngo wenda nubwo tumaze igihe tuziranye hari byinshi mba ntazi ariko sinari nzi ko baguteruye Imana ishimwe rero ko baguteruye bigaterurika biriya soko ushobora kuburiza abantu bari baririmo barariza kugeza ubwo noneho abantu bahinduye imvugo baravuga ngo tugikuzimu koko nanjye nahabona nkavuga banza hari ikuzimu bavuga aya mafaranga arava hehe umuntu yabaga yicaye umukoza akaza kaverisa waba utarabarandi n'undi akaza kaverisa ndavuga ariko si ibintu nibyo cyangwa niba ari ikuzimu ubusi niba ari ikuzimu bavuga aha ngaha ntibabekera abantu nikanze nanjye ariko bavuga ko ari yonge ariko mu by'ukuri nageze Nyabugogo numva ibintu birancanze no kurya birananira narifuzaga ngo byibuze mbonye n'ibihumbi 10 nagura umuceri akanyama agafiriti n'ubuto rwose nkateka nanjye nkazahuka nkabona ko Yesu agira neza ndi mu isezerano rivuga ngo Imana iranzamuye Imana inkijije amarira Imana impaye imodoka zirenze imwe bantu b'Imana ya vatiri yaje kuvamo rava nziza ari iyi yaje arishya yavuye amajerwa ndayizi ariko se yego urayizi ivamo irava ya vatiri guma hariya yaje kugurishwa nyuma ibyo byose muri ngewe n'ubuzima nabayemo ntago nabishyikiraga inyuma gato convention irangira narasengaga Imana ikambwira ngo nguhaye icyerekezo nguhaye imikorere ifatika nsubira muri restaurant intoki zari zatonyotse ntinya gusuhuza umuntu nasuhuzaga umuntu mpisha inzara ngewe n'intoki ko zari zasaga no hasi hano icyerekezo ngiye kubona mbona nsubiye muri restaurant niyo wambwiraga nicyo cyerekezo koko Imana irambwira ngo subirayo witegereze nditegereza ntiyambwira icyo nitegereza icyo ari cyo mu gitondo nka 4 umukozi w'Imana yaje avuga ubutumwa mpagaze mpetse umwana arambwira ati mukozi w'Imana Imana irambwiye ngo yumvisha amarira yawe yumvisha agahinda kawe ari muziranya ariko reka data ni bamwe biyiziraga mu isoko bavuga no ku mihanda bihanisha abantu no ku mihanda umwuka umuzara guhanura arakubwira ati Imana yabonye agahinda kawe mukozi w'Imana cyane mu bakiriya ndimo kubaha mpetse umwana ati Imana irambwiye ngo gutuye umutwaro uremereye Yesu ashimwe bene data Imana ibaho umugisha dushimye Imana yongeye kuduha umwanya mu kiganiro biracyashoboka nkuko bisanzwe amazina yanjye ni Sibomana Innocent izina ry'umuhamagaro Prophete dushimye rero ko Imana yongeye guca inzira kugira ngo tugaruke mu kiganiro cyacu kubw'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo kandi by'umwihariko ntabwo ndi genyine ndi kumwe na Mama Boy kari Mama Boy koze cyane Yesu ashimwe sahimbaza mumeze muteze turashima Imana murakomeye meze neza
tumeze neza namwe. Yego turashima Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Mbere ko tutangira ikiganiro reka dusenge Imana, tubanze twiragiza Imana kuko byose niyo tubikesha. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye, turasabye kugira ngo bane natwe muri iki kiganiro, biracyashoboka ufasha abantu bose bagiye gukurikira iki kiganiro, abari hafi ndetse na kure, maze ubagirire neza. Icyo twanze n'imbaraga z'umwijima, umwuka w'Imana bari butuganza kandi bari buri kiganiro, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana ishimwe. Rero byose tubanza kwiragiza Imana kubera ko niyo iba iciye inzira ikaduha uyu mwanya. Nyamwira abantu ngo ibintu byose dushobora kubihana, cyangwa se abantu bafite ubushobozi bwo guhana amagifuti cyangwa se impano runaka. Buri muntu ashobora kuguha imodoka, umuntu yaguha telefone, umuntu yaguha agenda, yaguha bibure, yaguha buri kimwe cyose, ariko nta muntu waguha ubuzima. Ubuzima ni impano Imana itanga yonyine ubwayo, ikavuga iti nkwihereye ubuzima. Niyo mpamvu uw'Imana yatse ubuzima ntawe ushobora kubumusubiza. Niyo mpamvu n'uw'Imana yahaye ubuzima ntawe ushobora kubumwaka. Uko bizagenda kose, twabyanga twabyemera, twaba dusenga twaba tudasenga, umwuka duhumeka tuwukesha Imana. Ubuzima dufite ni impano Imana iba yaraduhaye, ntabwo ari ibintu bipfa kuza ngo byikubita aho ngaho ubyuke ubone biremeye bitagizwemo uruhare n'Imana. Nta wundi muntu ku isi n'umwe uragira ubushobozi bwo gutanga impano y'ubuzima. Imana niyo yonyine ubwayo itanga ubuzima. Tuyishimiye rero ko yaduhaye ubuzima, dushimiye abakunzi bacu yahaye ubuzima, bakaba bagihumeka, bakaba bagiye gukurikira ikiganiro cyacu, ndetse tubanze tunabasuhuze abari mu Rwanda, abari hanze, by'umwihariko abantu biyemeje kutubera abambasaderi b'ikiganiro biracyashoboka, abari Oman, Zambia, Mozambique, mu Bubiligi, Canada na Amerika n'ahandi hatandukanye. Imana ibaha umugisha, kandi tuzi ko Imana ikomeje gukora imirimo n'ibitangaza. Ubushize rero twari kumwe na Maboyi, twaganiriye ku bintu byinshi bitandukanye, dukora igice gito twari dufite. Uyu munsi wa none rero tugarutse ahangaha kugira ngo twongere tuganire na Maboyi, dusubukurira aho twagereje. Birashoboka ko uyu munsi nabwo tutari busoze ikiganiro, tukazongera tukagaruka, ariko uyu mwanya Imana iduhaye tugomba kuwukoresha neza. Nabonye abantu mwagiye mwandika, arabanditse kuri WhatsApp mushaka kubaza ibibazo Maboyi. Wenda birashoboka ko uyu munsi ntari bimubaze byose, ariko hari bikeya ndi bubabarize ku buryo mushobora kuganira cyangwa se mugasubizwa kubw'ibiganiro cyangwa se kubw'ibyifuzo byanyu. Imana rero iduhana umugisha kandi Imana itugirire neza. Imana iha umugisha mwene data uri kudufasha ku buhanga bw'ibyuma, imugirire neza nawe kuko ni umufatanyabikorwa mukuru wa Biracyashoboka nk'uko nabibabwiye ubushize. Mama Bo, ubwo duherukana hari ibintu nibuka wavuze. Yego. Ntabwo nakibagirwa ko wavuze ko watetse voka. Nibyo. Ushobora kuba uri umuntu w'amateka watetse voka, kuko nabonye abantu bambwira bati yatetse voka koko. Ndababwira ntiyarazitetse kuko ntabwo yatubeshya. Kuko ubundi hari n'umuntu uza kuri kamera ukavuga ati ibintu ari kuvuga arabeshya kubw'impamvu izi n'izi, hari ibintu bashaka, ariko hari n'umuntu uza Maboyi se yaza kutubeshya ngo yatetse voka ngo bitumarire iki. Ikindi wavuze uburyo ubuzima wabayemo bukakaye, uburyo wakijijwe ugatanga umugabo gukizwa, uvuga uburyo yafunzwe. Byo tuzanabigarukaho kuko ndakeka mu minsi iri imbere tuzahura nawe. Hanyuma uvuga uburyo wakoze ubuyede, mu buyede ukamenyeramo gusiga amarange no gukotera n'ibindi. Uburyo Imana yagiye guha umugisha, wavuze uburyo mwakoreye hariya convention, wavuze uburyo watekeye abantu hariya convention, wavuze ibintu byinshi. Avuga w'Imana yabakuye, tuvuga ku mamodoka, tuvuga ku mazu, tuvuga ku rubyaro, tuvuga kuri za perime, tuvuga ku mibereho, tuvuga ku miturire, twavuze ibintu bitandukanye. Ariko hari umuntu umwe wanditse, mbanze mite mariwe mbariza uze gukomeza wenda nuko n'ikindi gice cyangwa se n'ubundi buhamya wateguye. Hari umuntu umwe muri benshi wanditse aravuga ngo, ndagira ngo uze kubanza umusubize. Yaranditse aravuga ngo ubuse ibi ni ukuri koko umuntu wavukiye mu mata no mu biryo? Uyu muntu wamusubiza iki? Uyu muntu namusubiza ko ibyo mvuga ni ubuhamya bwanjye, si ubwundi. Ibyo mvuga ni ibyabaye, nta marangamutima nta n'ikinyoma kirimo.
nizere ko ibi mvuga hari n'ababizi bazambona ibyo mvuga biri kuri jye ntago biri kundi muntu ni ukuri kuzuye. ngira ngo impamvu yatumye avuga gutya nkurikije ukuntu yanditse ni nk'umuntu muri asanzwe akuze, noneho byaramunaniye guhuza isura yawe n'ubuhamya uri kuvuga. Urumva aravuga ati uyu muntu wabyirukiye mu mata akabyirukira mu biki, ibi bintu yahuriye he nabyo? Yashatse nko kubaza ngo ese ubundi boy kugira ngo birinde bigeraho ngaho byose byagenze gute? Yashatse nko kugira ngo ujye in deep cyangwa se ku isoko neza y'intangiro ya byose ya buri kimwe ibiki, wenda ntitwabyinjiramo byose, ariko ntiyiyumvisha uburyo isura yawe ihuye na buriya buhamya. Kandi ashobora wenda wa mugani no kuba nzi imbere akumva ko ibyo bidashoboka kuri. Ariko nanone reka nibutse abadukurikiye ko ikiganiro turimo ni biracyashoboka. Twavuze ko biracyashoboka, ni umuntu ufite ahantu yabaye, ni situation yabayemo, ni inzira yaciyemo, hahandi umuntu avuga ngo ntabwo ibi bintu bigira gute bigishoboka. Hari umuhanuzi wahanuriye umushone mu kazi aramubwira ati Imana igwaye umwana w'umuhungu bizagenda gutya na gutya umwaka utaha. Atoya wibeshye umuja wawe. Situation cyangwa se ibigeragezo bishobora kukubuza kwizera ineza y'Imana, iby'Imana izakora. Abashyitsi baciye kwa Abraham bahanuye ko bagiye kubyara Isaka, umugore arabiseka aravuga atoya ntabwo bishoboka. Bageze kwa Zakariya bahanura yuko bazabyara Yohana, baravuga bati ntabwo ari byo, ntabwo byashoboka kubera yuko imyaka Zakariya ubukini nayo wabyihakaniye aravuga ati ntabwo bishoboka kubera ko imyaka iratujyanye, ntabwo bishoboka. Ariko nyuma byageze gute? Byarashobotse. Nkuko nawe watetse ziri avoka ukora turatuzi ukagira gute, ariko bikaba byarashobotse. Ukaba utagiteka avoka, uri umucuruzi ukomeye mu mujyi wa Kigali, ukaba ufite aho utuye, ufite umuryango kandi wiyubashye, Imana ikaba yarakugiriye neza. Ndagira ngo rero dukomeze ikiganiro nyuma ya buriya buyede. Ndashaka ko tuza kubavugaho, ariko mbere yuko tuhavuga, uvuka i Kigali? Oya, ntabwo mvuka i Kigali. Uvuka mu ntara? Ni mu ntara. Waje i Kigali gute se? Hanyuma noneho nze kubona gukomeza. Ubu se ninjya rero ukuntu naje i Kigali, ubwo ndaba ninjiye hasi mu rushako. Mu rushako ibyo ubona bitatera ikibazo na mutiyaje nta kibazo nabyo, ninjiyemo nta kibazo. Ibindi ibyo hirya y'amarido tuyore ntabwo tubikeneye mu kiganiro cyacu. Twe dukeneye ibyubaka ntidukeneye ibisenya. Ukuntu naje i Kigali, naje ndi umuntu w'umukobwa muto yari mu buryo bwo gushaka. Waje uje gushaka umugabo? Naje mu mujyi wa Kigali mvuye mu Mutara nje kubaka urugo. Nka waje i Kigali ku mpamvu z'urushako n'icyo gihe. Yego. Nibwo natuye mu Kiyovu. Wenda uyo yaba ari n'uwo mu Kiyovu nzi nkize, ariko gukira byaherutswe no gukena. Urumva ukimara gushaka washakiye mu buzima bwiza. Bwiza. Ibyo by'igifungo byose byaje nyuma y'uko nshaka, ariko nari mu buzima bwiza. Ni ukuvuga hari imvugo ziba hano hanze bavuga ngo ni ugukubitwa cyangwa se uguhondagurwa. Ni ukuvuga ngo mwahondaguwe ariko mwarigeze kuba abantu nyabo cyane. Ubwo rero niba yashakaga kumenya, naje nturutse mu Mutara ninjya mu rushako bwo bya bindi topic, kandi nari nayirenze mbishaka. Ariko uzashaka ko mwinjira mu rushako rw'ukuntu nateruwe nibumva urushako bumve ko atari urushako rwo kuvugana n'umuntu tukagenda cyangwa gushyingirwa nkagenda. Hoya, barateruye nk'abajyana. Nikanga ndi mu mujyi wa Kigali, imvura iragwa, hari mu zuba, nkagira ngo niko i Kigali bimera. Nibwo nari nkibona amatara yaka inzira yose, ntabwo nari nzi iyo biva n'iyo bijya. Rero uwo muntu niba nzi icyo gihe nariye ibiryo mfite imyaka 10, ntabwo nari nzi ibiryo. Wenda niba nzi icyo gihe cyo mu bihugu byo hanze, cyane ko nagize amahirwe yo kuvukira inaha. Urumva haheruka inzira muki, aheruka nkiri mu ubwo buzima naje guhondagurwa nyabyo, kandi naraje i Kigali nje gushaka.
ubwo rero niba narahondaguwe nkagera kuri urwo rwego ntibimutangaze birashoboka ko narugeze ariko ubu kugeza ubu nkaba nduwondiwe rero ibyo mvuga ni ibyanjye ntabwo ari iby'undi. ahubwo ubwo duhaye no kuzagaruka tugakora ikindi kiganiro kivuga ukuntu umugore bamuteruye nzakibaha neza kirarangiye. ariko uyu mugabo nawe nari ngiye kuvuga ngo Imana imuhe umugisha, nta mugisha wo guterurana uba uretse ko Imana ifite ukuntu yagiye ibikirisitu ikabyeza muri ya biracyashoboka. byari byarateruwe bigenda neza. Niyo mpamvu ubushize wavuze yuko ushima Imana kubw'ubukwe mwakoze, kubw'imana mwakoze, ni ukuvuga ngo ntabwo wabanje gukora ubukwe, ahubwo ubukwe wabukoze nyuma nibwo wabonye agaciro k'urushako. Wibagirwa amateka yo guterurwa, urangije wambara impeta ukora n'ubukwe. Ubukwe bwo naranabutashye ariko ntabwo nari nzi impamvu, ntabwo nari nzi ko baguteruye, kugira ngo wenda nubwo tumaze igihe tuziranye hari byinshi mba ntazi, ariko sinari nzi ko baguteruye. Imana ishimwe rero ko baguteruye bigaterurika, ariko Imana ikaza no kubihumanura, urumva byari bihumanye, ariko Imana ikaza kubihumanura bikagenda neza. Hanyuma ubushize twari tugeze aho twavugaga ko nyuma yo kuva convention mwagiye gukorera Nyabugogo. Yego, si byose twari tugeze niba nibuka neza. Hanyuma dushobora gukomeza mugeze Nyabugogo byagenze gute, niho ngira ngo dukomerezeho wenda n'utundi turi bugende tuzamo. Yasaga umugisha. Nakoze cyane. Ubwo nk'uko ubushize nyine aho twahagarikiye twageze Nyabugogo, ririya soko abarizi rya Stivale, harimo abantu ibihumbi n'ibihumbi bazayabona iki kiganiro. Aho hantu mbehe nari ngeze mu buzima bufatika. Yego, kuko niba nari nshoboye kwishyura miliyoni zishyurwaga ririya soko, numva harimo icyerekezo. Nageze mu isoko rero, bantu ibintu birashoboka, kuba mu Mana birashoboka, kwizera birashoboka ko icyo utari ufite ukibona. Ukuntu twagiye muri ririya soko ngiye kubaha imizi yaryo, kuko nagiyemo naryo nta mafaranga mfite. Isoko ryadusabaga miliyoni 16 mu kwezi, nari ntaziherutse, nari ntarazibona no mu maso yanjye. Ahantu ngiye kubabwira muhafate nk'ukuri muhumve neza. Ririya soko badusabaga amezi 2 miliyoni 16, nta n'ibihumbi 300 mfite. Kuko nubwo ubwo buzima bwa convention bwari bumeze butyo, byari mu gihirahiro cy'ubuzima bubi cyo kusana abazuka, tugira utwo dusana ariko tutaragera mu rwego rwo kuvuga ngo twakwishyura izo miliyoni. Ariko Imana ikambwira ngo iduhaye icyerekezo. Ndigezemo, narigezemo ntekera abakozi baryo. Urumva wa mushinga wawe wo guteka kuri convention warawukomeje, uwimurira Nyabugogo convention. Urumva niba hari huzuye, hari harangiye, abo wari ufite bo kugaburira, byasabaga kumanuka Nyabugogo ukabona abantu utekera. Watekeraga ubwo abo mu isoko, imbere. Ariko ubwo inyuma gato convention irangira, narasengaga Imana ikambwira ngo nguhaye icyerekezo, nguhaye icyerekezo, nguhaye imikorere ifatika. Nsubira muri resitora, intoki zari zatonyotse, ntinya gusuhuza umuntu, nasuhuzaga umuntu mpishe inzara ngewe n'intoki, ko zari zasaga no hasi hano. Icyerekezo ngiye kubona mbona nsubiye muri resitora. Semana resitora niyo wambwiraga nicyo cyerekezo koko? Numva nanone wa mugongo ugiye kongera ucike, numva n'ubundi ubuzima buracyakomeye. Imana ikambwira ngo nkugabije aha, nahashyira amaso naharebe singabije aha ngaha. None induru zikaba nyinshi muri uko guteka, induru zikaba nyinshi kugaburira abantu bangana kuri ababikumenaho, abakubwira ngo ububuzi bwawe bwo bukome biki. Ndavuga ariko Mana, ibi nibyo wambwiye, nkakomeza nyibutsa icyerekezo yambwiye. Buriya uko byagenda kose jya wibutsa Imana mu gihe cyayo, kandi uyibutsa icyo yakubwiye niba ariyo yavuganye nawe. Imana ijoro rimwe ndaharara, mvuze naratekaga nkageza nijoro, n'abijoro nkabagaburira. Rimwe ndyamye numva umutima urambwiye ngo mbyuke. Ndabyuka njya muri ibyo bitanda, ndareba nshoje, ndavuga ariko ubu hagize ikintereramo ibuye, subirayo niruka. Imana irambwira ngo subirayo witegereze. Nditegereza, ntiyambwira icyo nitegereza icyo ari cyo. Mu gitondo nka 4 umukozi w'Imana yaje avuga ubutumwa. Mpagaze mpetse umwana, arambwira ati mukozi w'Imana, Imana irambwiye ngo yumvisha amarira yawe, yumvisha agahinda kawe. Ari muziranye ariko? Reka data,
ni bamwe biyiziraga mu isoko babwiriza mu isoko no ku mihanda, bihanisha abantu no ku mihanda. Umwuka umuzara guhanura arakubwira ati Imana yabonye akahinda mpagaze cyane mu bakiriya ndimo kubaha, ampetse umwana ati Imana irambwiye ngo gutuye umutwaro uremereye kandi agahinda kawe iragakamije burundu. Ndamureba ndavuga ubuso nanjye nagashira koko mujye mugirira Imana icyizere. Numvaga bidashoboka. Arongera aravuga ati nubwo mbona utabishyikira ariko Imana irambwiye keretse wamompuba ati Imana irambwiye ngo ikugabije aha hantu ati hanyuza amaso harebe. Nsubiza amaso inyuma nibuka ukuntu numvishije ijwi rimbwira ngo byuka urebe ngende sindi umusekirite, hari abasekirite nta gitanda mfitemo, arambwira ngo ndebe iki. Nibuka kwa kurya jwi ryambwiye ngo mbyuke ndebe. Guhera ubwo nabwiye umugabo ndamubwira nti rero aha hantu dukwiye kwiga uko hameze n'ukuntu bishyuza ukabaza bano bahungu ukuntu hishyurwa n'iki kivamo, ukabaza ati se kubera iki ariko ashingiye kuri bwa buhanuzi wari wahane za nzozi wari wagize zabyukure na wa mukozi w'Imana wahagaze akavuga ngo arahatugabije, ngo Imana irahatugabije. Ariko Imana nayo nta soni igira kandi ikahaha umuntu ku mugaragaro atananiwe kwishyura, hari ngo igikenyuruza abami igakenyeza abandi. Ubundi iyi Imana ikubwiye ndagukenyeje hari uyikenyuruje, niko bigenda, niko bimeze, niko bimeze. Noneho umugabo ati se ko numva bishyura miliyoni enye twazikura hehe? Tubizi neza ko ari miliyoni enye ariko umutima uravuga dushudikuye umugore nyiraho twumva uko bimeze. Ririya soko twaryishyuye tudafite n'igiceri cy'atanu. Umva ukuntu Imana iri mu bintu, mujye mugira Imana icyizere. Imana iri mu bintu ibijyamo neza. Isoko twaryinjiye nta n'igiceri dufite. Twafashe undi mugabo twari turi inshuti duturanye mu Rugando, dufatanyije we yaraza abantu batanga amafaranga babigenza ukuntu barayatanga, isoko turijyamo. Ariko nyiraryo byabaye intambara. Umugabo atireka byangu ntago yarya kuriya mugabo ntago yari mwaka umugabo wari uririmo. Ndavuga nge mfite icyizere cy'uko Imana yavuze ngo irahatugabije. Icyo cyonyine naho ibyo kuha mwaka ntibikureba izindi uruzirirwa zivuga, hari ubwo ari Imana yateje umuraba kugira ngo uyu mugabo nyiraho amuzinuka hamwambure agenze. Imana yamugabije daso, imugabiza abapolisi, nibyo navugaga ngo Imana ikenyuruza abami igakenyeza abandi. Ku buryo induru zahahoraga, TV1, amaradiyo, amateleviziyo byarahahoraga, abantu bahaturiye barabizi. Kugeza ubwo umugabo nyiraho yarebye aravuga turabizi reka ngihere uyu mugabo aranazwi ndetse n'uyu yaramuzi bishoboka, ashoboye no kunarwana n'aba bantu arabashoboye, nta n'uwamutera hejuru uko biri. Isoko nikanze ko karibyo ariko nabyo muri ngewe n'ubuzima nari ndimo ntago nabishyikiriye. Twarigiyemo dutangira no kwishyuza ukwezi kwa mbere ntariyumvisha ibyo ari byo. Yari inzozi, mwumvaga ari nk'inzozi hakabaho ubwo ngira nkareba ngo ndebe ko ntarimo kurota. Dutangiye kwishyuza ndavuga ariko si ubu nibyo cyangwa ntago ari byo, kuko nikanze isoko turirimo. Nibuka umukozi w'Imana ukuntu yambwiye, nibuka Imana ukuntu yambwiye ngo duhaye icyerekezo, nibuka ukuntu yavuze ngo urugira rukingwira narushugunye. Ndavuga ntusi ibi bintu byaba ari byo. Icyerekezo cyose ubuzima mpagazemo bumbukesha ririya soko. Twageze mu isoko ukwezi kwa mbere kwa kabiri twishyura abantu bari baduhaye amafaranga ngo twishyure iryo soko bivamo. Ahasigaye twari tumaze kureba neza ko ibintu tubyicayemo ari ibyacu, noneho tuyora amafaranga nk'uko wabona wamena umuceri hasi ukayora amafaranga. Niko ibyo bintu byari bimeze. Reba umuntu wari uzahaye muri ruriya rwego, ririya soko ushobora kuba urizi, abantu bari baririmo bararizi. Kugeza ubwo noneho abantu bahinduye imvugo baravuga ngo tujye ikuzimu. Koko nanjye nahabona nkavuga banza hariho ikuzimu bavuga. Aya mafaranga arava hehe? Umuntu yabaga yicaye umukozi akaza akaverisa, waba utarabara ndi n'undi akaza akaverisa. Ndavuga ariko si ibintu nibyo cyangwa niba ari ikuzimu, ubu si niba ari ikuzimu bavuga aha ngaha ntibabekera abantu. Nikanze nanjye ariko bavuga ko ari yonge, ariko mu by'ukuri nageze Nyabugogo numva ibintu birancanze no kurya birananira. Narifuzaga ngo byibuze mbonye n'ibihumbi 10 nagura umuceri, akanyama, agafiriti n'ubuto rwose nkateka nanjye nkazahuka nkabona ko Yesu agira neza, byibuze nkagateka kakanahumura abana bakakumva. Nikanze ndeba ibintu biranyobera.
ndavuga ariko Imana nuko ikora surprise, ndavuga Mana gusa ngiye gupfa ko mbona ubyihutishije. Iryo soko ryambereye umugisha ntashobora kugira aho nuhera. Niho nikanze ngura imodoka ya Ukazi yo tugenda mu ivatire nziza urayizi y'umweru, niyo nahereyeho ya Ukazi. Ariko kari akamodoka keza naba nkarimo nkavuga nkumva hari uri bukanyake byanga bikunda nkavuga ni imodoka sinzi ko ngeri yongera uri buza akayinya. Ko biri kose burya iyo wabaye mu buzima bubi akantu kose ubonye ahita kakunyura humva. Numvaga mfite ubwoba nkavuga ariko nibyo. Iyo mwumvaga ari nka V8 cyangwa se TXL nizo zigezweho uyu munsi cyangwa Range Rover. Imodoka twakwasa tuje nkavuga ariko se Mana yanjye kuko nibyo ni twebwe cyangwa ntago nigeze nita ku byo abantu bavuga inkirabuheri ibikina biki gihe nari ntumbiriye Imana nibuka ko yambwiye kurugira ujugunye noneho nkibona ko kamodoka. Urumva mu butabazi Imana yatanze Satani nawe yazanyemo akandi kantu kutugambo tw'abantu twinshi inkirabuheri bagiye kuzimu. Akantu karanahari naha mu Rwanda sinzi niba nandi mu bihugu gahari, umuntu aba yarazahaye yatabarwa bagahita bavuga ngo yagize gute ngo yagiye ikuzimu. Niba abonye ibintu runaka ese kuki abantu bizera ko kuzimu gutanga kurenza ijuru? Kuki abantu bizera yuko daimon afite ubushobozi bwo guha abantu uretse ko atanafite ubwo bushobozi cyakora afite ubwo kwirirwa atesha umutwe abantu no kubabuza amahoro no kubarindagiza, ariko ntibizere yuko Imana abayo bayisenga umugisha. Noneho barangije bati rero bati ni n'inkirabuhere kuko babonye niba wagendaga n'amaguru nturi kugenda n'amaguru ubuzima bwahindutse. Barakomeza barasakuza hanyuma akomeza, ariko Imana urwo rusaku ntirwabujije Imana gukomeza gukora ibyo igomba gukora. Ntabwo urusaku rwabujije Imana gukomeza gukora ndetse byihuse. Icyo nabonye cyo buri muntu ku isi afite umwami akorera, niyo mpamvu bagomba kumuteza imbere koko. Ubuzima bwarakomeje buraryoha, ariko ndi mu isezerano rivuga ngo Imana iranzamuye, Imana inkijije amarira, Imana impaye imodoka zirenze imwe. Bantu b'Imana ya vatiri yaje kuvamo rava nziza ari iyi yaje arishya yavuye amajerwa. Ndayizi ariko se yego urayizi ivamo irava ya vatiri guma hariya yaje kugurishwa nyuma. Ibyo byose muri ngewe n'ubuzima nabayemo ntago nabishyikiraga, byose narazibonaga nanagiyeyo bakishyura mparizi nanyanditseho, ariko naravugaga ariko ibi bintu nibyo ni inzozi. Biragoye umuntu washonje kuriya wababaye kuriya kwemera ko agiye majerwa agakurayo imodoka itari Ukazi. Noneho ubuzima bwakomeje kuryoha, isoko rimbera umugisha kugeza ku rwego rwo najyaga kubona ku kwezi havuyemo miliyoni 25. ubwo ku munsi simbaza amafaranga kuko yo ku munsi sinarinzi ngo nangaye, napfaga gushyira kuri konte gusa. Ntago narinzi reba ririya soko uko ryari rimeze abarizi, imyaka imizigo ibintu byose byinjiraga buri segonda, ayo yose yageraga mu ntoki zanjye. Rero urumva rero umuntu wari wimereye atyo nabonaga ari nk'inzozi nkapfa gufata nkatwara no kuri konti, ariko nkumva hari uri buza akayanyaka. Ntago nabyumvaga neza. Amafaranga yabaye amafaranga, mbona umuntu abaye umuntu, ntangira kwemera ubuzima bwa gikire, nanjye ntangira kumva ko nakize, nihagararaho numva ko koko nkize ndi umukire mu bakire. Noneho mbona abo abanyita mabuja, abanyita bosi, ndavuga ariko bimeze biti, ariko nkagira isoni ryitaba izahari yabaye mabuja, batangiye kubahita mabuja, ndavuga nkagira isoni ribyitaba sina nabyakire. Bosi nkumva nkavuga icyo mabuja ndayanga mu mbabare. None se nuri mabuja? Kose nuri mabuja umuntu uduhagarariye aha ngaho urumva utari mabuja? Nkumva baraninura simbishyikira. Naje kubyicaramo neza mbona ko hari ahantu gatoya nsubiye inyuma. Nagiye kugura iyi modoka, maze kugura amafamu, maze kugura inzu ndimo kugeza ubu. Ahubwo ubwo mise numva impamvu ya wa muntu wabajije ngo umuntu wo mu mata wo mu biki byose urumva akuzi muri icyo gihe ubuzima bumaze kuboneka, imodoka zije, ifamu zije, inzu nayo imaze kugira gute imaze kuboneka. Nicyo kigaragara, azi aho uri
cyangwa se azi aho ugeze ariko ntabwo azi aho Imana yagukuye, azi none hawe. Yego birashoboka. Ifamu ziraboneka, n'imodoka ziraboneka, n'inzu iraboneka. Wivuga inzu, none inzu yarabonetse ariko noneho ubu ni amazu ntabwo ari inzu. Warabitubwiye ubushize. Ariko hari akantu gatoya utarakomeza ngira ngo ubwira abantu, turi hano tubwira abantu ko ibidashobokera abantu Imana bishobokera. Mu gitabo cya Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cya 18 umurongo wa 27 haravuga ngo, arabasubiza ati ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Hanyuma hari abantu baza mu Mana ategereje ko niba aje ku wa mbere ashaka ko ku cyumweru ibisubizo bye byose biba byabonetse. Hari umuntu umwe wigeze kuza kunsura nkituyara mu Kagarama, yashaka ko musengera, arangije arambwira ngo bwira Imana yawe ko ngiye gukizwa ukwezi kumwe, nigushira itaransubiza ndabivamo. Nange ndamusengera nti irambwiye ngo mu kwezi kumwe ntabyo izaba yakoze. Ati kubera iki? Ntimbwiye ko ishaka kukizwa ibihe byose, ntabwo ishaka kukizwa ukwezi kumwe. Imana nta bisubizo by'abakristo b'ukwezi kumwe igira ibisubizo by'abantu bose. Ishobora no kuduhera ubuntu, ariko abantu bajye birinda utwo dutego. Hanyuma hari abantu rero azavuga ati jyewe ndagiye uyu munsi ndakira igitangaza cyanjye. Ari nacyo kinagushira abantu benshi. Bamwe usanga aza mu rusengero cyangwa se mu by'Imana akamaramo umunsi umwe, undi ugasanga ntuzi ibizarimo n'ibiki byose. Ariko wabwira iki abantu barambirwa imbere yo kurambirwa? Urumva ngewe ndashingira ku burambe bw'ibyo wanyuzemo. Habanje biriya wavuze by'akavatiri, reka bari ko mperaho. Ndanakazi ka buriya nuko nyine umuntu wazahaye akabonye kose wumva ari sawa. Burya nta nubwo kari kakaze cyane, nuko nyine umuntu wazahaye abona utuntu akavuga ati natabawe. Ariko wabwira iki nk'abantu aza agahigiha Imana akavuga ngo iki gihe nikirenze utaransubiza nzabivamo. Nimara uko umwaka utampaye umugabo ndabivamo, nimara umwaka utampaye umugore ndabivamo, nimara umwaka utampaye akazi ndabishingukamo, nimara umwaka utampaye urubyaro biragenda gutya na gutya, nimara umwaka bitagetegerere n'ibiki utugeze ku rwego iza ntambara nyine komeza bajye bategereza kuko Imana irakora, cyangwa baze kuko bayihuka. Ni iminsi ngahe umuntu yamara mu Mana kugira ngo abasubijwe? Basi kugeza ubu ngubu Mama Boy ndavuga Imana nabonye, ndavuga Imana nzi, mfitiye ubuhamya gihamya butari ubwo numvanya abandi. Ntabwo Imana yirukanswa, ntinihutishwa, nta n'uwihutisha icyo Imana yamubwiye. Iby'Imana biryo warambiwe yavuyemo nk'uwo nguwo uyiha ukwezi. Ntabwo Imana wayiha igihe, kuko Imana ikora mu gihe ishatse. kandi iby'Imana nabonye Imana niba ikubwiye, yambwiye iyo Rava 4 cyangwa se indi modoka, ntago bivuze ngo ndicara ntegereze. Niba Imana ibimbwiye ndasenga ntitirize. Ibundi Imana nibikubwiye isezerano ry'Imana ni nk'ururabo wateye iwawe muri jaride, ugomba kurusukira buri gihe, ugashyiraho ifumbire, ukarubagarira
ukarubagarira rukamera neza, naho niba ururetse rukajyaho umushike n'ibyatsi n'ibindi, rwa rurabo ntiruzatoha, ntiruzamera neza. Isezerano ry'Imana njye niho narigereranya n'ururabo. Iteka ni ugutitiriza gusenga Imana ikagukorera. Imana ntago yagusanga aho uryamye cyangwa aho warambiriwe ngo ihagukure. Oya, Imana uyirindirira ahantu mwavuganiye. Njye Imana nayirindiriye aho twavuganiye, turahahurira, ntago nacogoye kuko n'inzu sinayiryamagamo naho yayimpereye. No muri icyo gihe cyose cy'ubuzahuke, nitaga ubuzahuke, ngeze ku modoka nari nariyamye kuryama mu nzu byibuze 3 mu cyumweru. Imana rero ntago uyihata, nta nubwo uyitegeka, rindira. Nababwiye ukuntu nageze ku rwego rwumvira abahanuzi, ngira ngo nabivugiye, ariko Imana irambwira ngo niyo baba batavuze, kuko ari jye wizeye nzabisohoza. Imana rero icyambere ni ukwigirira icyizere, ntago wayitegeka. Izera Imana igukorere nk'Imana, kandi Imana irakora rwose. Birashoboka ko Imana uyizera igakora 100% kuri njyewe, kuko ibi mvuga narabibonye. Ntago ari views ishaka, ntago ari abantu nkeneye ko banyumva, ibi nibyo niboneye ubwanjye n'amaso yanjye kugeza ubu mpagaza. Hari umuntu wari wanditse, niba ntago ndangaye nibagiro ndi muri telefone kuri, wari wanditse ngo Mama Boy azatubwire iminsi yamaze arara kuri uriya musambi kugira ngo Imana imugirire neza, natwe tuzayimare ku musambi kugira ngo dutabarwe. Arakoze. Nagira ngo mbwire uyu muntu ko bakimara gukatira umugabo iminsi 30 nkabona irarenze, nabonye ko urugamba ndwana atari urwanjye, rugomba kurwanwa n'Imana. Nibwo nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo nanjye ubu buriri sizaburyamaho. Amaze iminsi 30 mbona adafunguwe. Mu gihe nagiyeyo nzi ko ndi bumuzane, natashye ngenyine. Ndavuga rero guhera ubu nanjye sinzaryama kuri ubu buriri, nzaburyamaho ari uko aje. Umusambi nawe ushashe hasi, yaje narabuze n'amafaranga yo kugura undi, mpaguruka ibyo nyoye hasi bikaruta ibyo njyanye. Ubu umusambi ngiye kubika, ibyo nayoraga nibyo byabaga ari byinshi, ariko muryamaho kugeza icyo gihe cyose. Nabonye imodoka haruguru y'urugo imuzanye ya mukuru we, nibwo nagiye nirukanka gukuraho bwa buntu ngatabona umwanda. Yego, njya gukuraho wa musambi. Niyo mpamvu mvuze ngo gusenga Imana ni uguhozaho, kandi nukura navuga ko ari ukurambukirwa. Kuko niba uhuye n'Imana, umwe akakubwira ati nkukuye mu rupfu, ndati nkuhaye ibyo kurya, ndati nguhaye imodoka, ukumva ko ibya bintu byose biguhuriyeho, nta na kimwe wizeye, ukajya kushidikanya ngo ese uko ambwiye iki uyu munsi kambwira iki, ni ikihe muri byo byose byizere. Nageze ku rwego Imana imbwira ngo byose naba mvuze naba ntavuze, kuko ari jye wizeye nzabisohoza. Nagira ngo mbwira abantu rero ko Imana igikora, kandi Imana irakora. Ibyo narabibonye, ntago mvuga iby'undi, Imana irakora. Nuvuga ngo igisubizo utanze nuko ari ugusenga, ariko hakabaho no gutegereza guherekejwe no kwihangana. Ngira ngo ubushize mu kiganiro cy'ubushize wavuze ko muri karakazi wakoraga k'ubuyede, ko gukotera no gusiga amarangi, wahuyemo n'ibigeragezo bitandukanye, birimo n'abagabo bavugaga bati iyo nzobe ntabwo yemerewe kujya gukotera, genda tuzagutunga. Nyuma uza gusanga barashaka kuguta mu mitego y'umwanzi y'ibyaha bitandukanye, ariko Imana iguha imbaraga zo kubinesha. Nyuma hari n'amakuru naje kumva, nubwo ntari buvuge uwo muntu, hari n'uwari wigize umukomisiyoneri ngo kuzajya kuzanira nk'abagabo akabagushumuriza muri iyo situwasiyo kugira ngo akube hafi cyangwa se agire icyo agufasha. Ntabwo muvuze izina kubera ko arazwi, nasanze azwi, ariko Imana iragufasha. Habaho kwihangana no gutegereza no kugira ibyiringiro bifatanyije no gusenga. Ariko icyo ngira ngo nkubaze, uracyasenga cyangwa iyo umuntu amaze gusubizwa ntabwo biba bigikenewe, atungwa nayo yasenze kera? Urakoze cyane. Mu by'ukuri ubuzima budasenga burapfa, n'ubugingo budasenga burazimira. Ntabwo nari bureke gusenga habe na gato, nta nubwo mfite gahunda yo kubireka. Kuko kugeza ubu ngubu Imana ijya
kumpa kurya ngahaga nk'abandi yarambwiye ngo nindengwa gatoya cya gice cy'ingunguru navuyemo kirahagaze kiracyantegereje icyo gice rero numva ntakeneye no kureba inyuma ngo ndebe naho giteretse mbere yo kugisubiramo sinkeneye kureba aho giteretse sinkeneye habe na gato niba rero nzi neza ko ariho ubuzima bwanjye buri ariho kubaho kwanjye kuri nta gahunda nta sezerano mfitanye no gusubira inyuma ahubwo genda akomeje kuko n'ubundi gikomeje kunkorera ibirenze. Imana ishimwe. Mama Bo, wavuze ku isoko rya Nyabugogo niryo wakunze gukomeza gufokasingaho, ni naho twatinze muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko isoko rya Nyabugogo aho wavuze hitwaga Stivari, ndakeka atariho ko wakitwa uyu munsi wa none. Hanyuma abantu bazareba iki kiganiro iryo soko bararizi, baza aho ryahoze. Iri soko ryaje kubamo ibibazo byinshi, harimo ikibazo cy'uko ryigeze gushya rirakongoka kandi hashyamo hakorera, niba nibuka neza nuva mwarimu cyakorera. Isoko riza gushya, nyuma rimaze gushya ntabwo mfite amakuru yandi, niba nabonye barongeye barahubaka ama etaje n'ubundi ameze nk'ahakorerwa ibintu by'ubucuruzi. Isoko rimaze gushya, ubuzima bwarahagaze cyangwa hahiye isoko, umugambi w'Imana urakomeza? Ese mwasubiye muri iryo soko cyangwa Imana yakomeje kubacira inzira mubona ibindi mugenda mukora ku buryo n'ubwo isoko ryahiye ariko umugambi w'Imana utahiye ubuzima bwakomeje? Urakoze cyane, ahubwo unyibukije ikintu gikomeye. Tumaze imyaka 2 muri iryo soko, ndibuka ko aho hantu wahadusuye. Yego, uhadusuye urasenga, uravuga uti Imana ukureho n'iyi nkongi y'umuriro ndimo kubona. Mu by'ukuri icyo gihe Imana yagumaga itubwira ati musahure mukore musahura nk'abanyegiputa igihe bajya mumere ntabwo babwira mukore musahura, ahubwo mumere nk'Abisiraheli uko bari muri Egiputa. Urabona Abisiraheli bari muri Egiputa ariko batazabona. Yego, ngo kuko aka kagezi kagiye gukama. Yego, nkavuga Mana kakagezi ni gakama se ufite icyerekezo uzaduha ko numva ari danje kandi imvugo yawe ubu ntago nari wa muntu ukishidikanya ku mvugo y'Imana, kuko niba yarambwiye isoko nkaribona ntafite n'igiceri cya 5 ntago nari bushidikanye ko kuko hagomba gushya. Itubwiye iryo jambo numva buriya ndizera cyane mu bintu bibaho, nutizera uzareke no gusenga kuko ntacyo byaba bimaze. Igihe kimwe uje usenze ukujeho uwo muriro, ndavuga ntibyanga bikunda. Umaze iminsi nk'ibiri uhavuye imvura yaraguye, iguye bisa n'ibikoze siriko, kandi wari wakujeho n'ikimenyetso. Mbona umwana icyo gihe yari ahetswe na nyina ngo yakuruye urutsinga, hari aho baseraga isombe, akurura urutsinga arafatwa na nyina arafatwa, n'ubakuruye arafatwa, bafatwa ari ishene. Ndavuga ni mu izina rya Yesu ngenda nirukanka, ni ya nkongi Imana yavuze. Numva ko ya nkongi ivuyeho kuko barabijimije abana bajyana kwa muganga na nyina, ngira ngo inkongi irarangiye. Imana iranga ikomeza ivuga inkongi y'umuriro. Mu by'ukuri iriya nkongi yagiye kuba, haje lockdown, turahagarara ibyumweru 2. Niho iryo soko ryahiriyemo, n'ibyarimo birashya birakongoka. Baraduhamagara bati isoko ryahiye, dusanga ko isoko ryahiye. Noneho njye narabyumvaga nkumva ko ari n'agace gato cyangwa ari akantu koroheje, nasanze ryahiye rigwamo imbere ku buryo nta kintu cyasigaye. Ndavuga Mana kuko ni ibingibi se? Nitasubiza amaso inyuma uko akagezi kazakama, ukuntu filime yose Imana yavuze. Ndavuga Imana ibyizira bizana n'ibibi kabizana. Ntago nitotombeye Imana kuko sinigeze nsubira inyuma, ahubwo umugambi w'Imana warakomeje turakomeza. Yari yaraduhaye icyerekezo, araduhaye ubwenge, umuntu uzi ukora nayoborwe n'Imana. Twajyaga kugura inzu Imana ikayanga tukayireka, twajya kugura ikibanza Imana ikacyanga. Njya nibuka, ujya wibuka ahantu wigeze turi kumwe dusenga, Imana ikakubwira ngo inzu tugiye kujyamo ngo ifite akabara k'umuhondo hejuru, nikanze ariko yari imeze. Nuko twayibonye ahantu hose twari twaraguze twarateganyije, kugeza ubu ngubu ntago nasubiye inyuma gusenga, nta nubwo imigambi, nta nubwo Imana yatubwiye cyahagaze. Byarakomeje bikomeza, ahubwo nyuma yaho Imana yakoze ibirenze ibyo twatekerezaga.
tukiri muri iryo soko mu gihe nari nzi ko ubuzima bugiye guhagarara, ariko ntabwo bwahagaze, ahubwo umugambi w'Imana wabaye muremure, turagura ibintu bimera neza cyane kugeza ubu ngubu mpagaze ukuntu numva ndumva birenze ushimishije. Ni ya ndirimbo bavuga ngo Imana yakoze ibirenze. Yego, yakoze ibirenze nyuma yaho. Yaririmbye aravuga ngo nyura mu misozi, nyura mu matango, hose niko warushya umutima ngo nyansaba Uwiteka kugira ngo nabagire gute, kugira ngo nawe amfashe. Ni kumurimbye bavuze. Icyo numvishemo muri ubu buhamya bwawe, wenda tuze no gusatira umusozo w'iki gice, icyo numvishemo muri ubu buhamya bwawe nuko nubwo Imana yavuga, nubwo Imana yakora, ntibibuze ibibazo kuza, ariko yavuze irwana na bya bibazo, ikarwana ku muntu yavuganye nawe. Kuko ntabwo nta kuntu wakumva ko isoko ryahiye ubuzima ngo bukomeze, kuko isoko ryarahiye ariko imodoka zirahaguma, ubuzima burakomeza. Ni ukuvuga ngo Imana yagiye igira gute, ica izindi nzira. Ariko ikindi cyiza numvishe mu gusenga ni ikintu cyitwa amakuru. Radio Rwanda niyo ikunda kuvuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Ikintu cyitwa amakuru, urumva mbere ko mujya mu isoko, Imana yarabanje irabibateguza, iranabashyigikira, ibacira n'inzira muri bwa buzima bw'ubufindo budafatika. Mubona isoko muraribonye, murikoreramo, mugiriramo ukuboko kwiza, ariko rigiye no kurangira, Imana iravuga iti isoko igiye kugira gute, igiye gukama. Ari nayo mpamvu dukwiriye gushishikariza abantu bari mu bisubizo ko bakwiriye gukomeza gusenga kugira ngo bamenye amakuru yisumbuyemo. Tuzi bya none ariko iby'ejo ntabwo tubizi, ariko iyo twegereye Imana tumenya amakuru bigomba kugira gute, bibigomba kuba. Kuko uyu munsi wa none nshobora kuba ndahangaha twahuriye, ariko ejo tukazasanga hari ibindi bintu biri kuhakorwa cyangwa se simbe nyingiza. Ariko iyo umuntu yegereye Imana, Imana igira gute, Imana imuha amakuru. Numvishe ko ahantu hashibutse umugisha, bwa butabazi, za modoka, ya maduka nzi, ya mazu wavuze, kuko buriya birumvikana ya mazu niba uko yavuze ntabwo muyararamo yose, ni mu cyumba kimwe se, buriya murara mu byumba by'imiryango 60 nk'uko wabivuze ubushize, ni icyumba kimwe, ahandi buriya harinjiza. Imana yakomeje kubaha ubuzima. Iyo uri kumwe n'Imana, akagezi kajya gukama, ikaba yagize gute, ikaba yafukuye kandi n'ubu ngubu hari akandi Imana izafukura, hari n'utundi Imana izagenda ifukura. Imana igira neza, kandi Imana ishimwe ko ibi byose bitubera amasomo kugira ngo natwe duhindukire twigishe abandi. Hari umuntu wanyandikiye kuri WhatsApp, ntabwo namenye wari urabona kuri YouTube channel dutambutsaho nimero zacu za WhatsApp, ngo abifuza gutanga ibitekerezo, abifuza kuzaduha ubuhamya muri iki kiganiro bazaduhamagara cyangwa bazatwandikire. Hari umuntu wanyandikiye, ni nawe tujye gusoreza akantu yavuze. Yaravuze ngo uwo mumama watanze ubuhamya kuri YouTube ngo ndamuzi, ngo yarangaburiye agikorera Nyabugogo nshonje n'umwana wange. Bigaragara ko muri ya masengesho harimo n'ikintu cyitwa imirimo myiza, cyangwa waryaga wenyine yarakubeshyeye. Ubwo aranyibukije cyane. Nagira ngo mbwira abantu, uvuge ku kantu ko gusenga no gukorera Imana, ubundi duhite dusoza iki kiganiro, tuzagaruke mu kindi gice. Nagira ngo mbwira abantu ko nugirirwa ubuntu bwo kumenya uko inzara iryana, ukagirirwa ubuntu bwo kumenya ko iryana, ntugaburire undi. Niyo waba uri umushumba, niyo waba uri mansera, niyo waba uri indi, nushaka ubireke, kuko nta mugisha waba wabona nk'uwo gukiza umuntu inzara. Aya masezerano yose, ibyo bintu uvuze, uranyibukije ahantu nicaye hose hari ubuhanuzi, hari abakozi b'Imana. Icyo kintu iyo kitavuzwe numva ko uwo muntu yavangiwe. Yego, nkigera muri iryo soko numvishe ko ngo uzaza angana wese ngomba kubikora. Nari mfite ibanga nkoresha, nkatanga iseta, nkatanga n'ibishoro. Abo ni abantu Imana yarambwiye ngo kubw'amasengesho y'abo bantu ngo sinzigera nkena, sinzigera mbura akazi nkora, sinzigera mbura imikorere. Aho rero aho ngaho uranyibukije cyane. Iteka nahoranaga impuhwe n'umubabaro w'umuntu washonje, ntabwo byabagaho ko umuntu yaza. Ndanamwibutse. Nta nubwo na nimero ye nabonye nyize, nabonye ari umuntu ntazi, ariko yavuze ngo yarangaburiye n'umwana nshonje. Aravuga ngo Imana imuha umugisha, ngo ibyo avuga ndabizi, akorera mu isoko rya Nyabugogo. Hari ibintu abarokore byaduteye,
twumva ko gusenga bihagije. Kandi ariko njya mbwira abantu ngewe ngo gukizwa kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe biguhesha ubugingo buhoraho, duhesha kuzajya mu ijuru. Ariko ubukire, iterambere tubiheshwa no gukora imirimo myiza. Ibi bintu abantu twese dukwiriye kubizirikana. Imana iyo igutabaye ntabwo ari wowe ibitabaye wenyine, ibitabaye na Prophet Innocent, ibitabaye n'uriya muhungu wacu uri kudufasha, ibitabaye n'abandi. Twibutsa abantu ko badakwiriye gusenga gusa ngo bakire umugisha bagende babike, kuko biteye isoni niba Imana igufatika ikaba yakumara inzara, ariko ukaba warya imifuka 10 y'umuceri ukayimara nta muntu n'umwe, nta mukene n'umugize gutera. Kandi tujye twibuka abakene, ariko tunibuke n'igihugu cyacu nacyo turimo, kuko ibi byose gituma tubigeraho nuko turi mu gihugu kizima, nuko turi mu gihugu gifite amahoro, nuko turi mu gihugu gifite umutekano n'ibiki byose. Ibi bintu rero abantu benshi bakunda kubyihunza babarokore, ugasanga bari muri kirabaye. Imana yaravuze, Imana twaravuganye, yaravuze, ariko hari aho ivugira. Ntabwo twinjiye mu mateka cyane, bavuze ko utavukiye muri iki gihugu. Abanyarwanda bafite amateka yihariye, hari impamvu zatumye wenda utavukira muri iki gihugu. Ibyo si byo turi bwinjiremo muri iki kiganiro, kuko n'ubundi tugiye gusoza, dufite ikindi tuzakora turi kumwe na Papa Boy mu kiganiro cyacu cy'ubutamu, ikindi gice cya 3. Ariko Imana niba igutabaye mwene data, ibuka no gutabara abandi. Nta kantu kanejeje nko kubona dukorana ikiganiro nkabona umuntu aranditse ngo waramugaburiye. Buriya hari n'abandi, birashoboka ko hari n'abo wambitse n'ibindi, ariko dukomeze dukore imirimo myiza. Tujye gusatira rero umusozo, ariko ndagira ngo dusoze usengera abantu bakiri kuri wa musambi. Uriya musambi hari abantu bakiwuriho, ntabwo umusambi abantu bashizeho. Hari abawumazeho igihe gitoya, hari abawugiyeho uyu munsi, hari abazawujyaho ejo, hari abazawujyaho ejo bundi. Ibigeragezo ngo bibyara indaheka ntabwo byigeze byumvira rya bwiriza rya Onapo, ku manywa na nijoro birabyara. Hari abari ku musambi w'ubukene, hari abari ku musambi w'ubushomeri, hari abari ku musambi wo kubura ibyo kurya, hari abari ku musambi w'ubukode, hari abari ku musambi wo kugenda n'amaguru, hari abari ku musambi wo kutagira ubuzima bwiza, hari abari ku musambi w'icyangira, hari ku musambi w'intambara zitandukanye n'ibindi. Kandi nibutsa abantu ko ntabwo umusambi ujyaho abakene gusa, ujyaho n'abakire nabo bafite babandi babahagata, bababwira ngo ibyo ukora biva hehe, biva ikuzimu. Akenshi bari abantu birirwa banenga ibyo dukora babyitirira ikuzimu, rimwe na rimwe urebye nawe bagutera n'umwaka. Niba utambuka ati kirakapfu n'umuheto, dore cyarariye, cyaratwibagiwe n'ibiki byose n'utundi runaka. Ibyo byose rero bishobora gutuma burya umuntu ajya ku musambi, kuko niba hari icyo twafatishije isengesho tugomba kukirindisha amasengesho. N'ubundi nitureka gusenga imodoka zizagenda, dusubire muri cya gice cy'ingunguru wavuze. Nitureka gusenga amazu azagenda, dusubire kuri wa musambi. Kandi cyari cyo gihe cyo kugira ngo tubeho, twige dusenga Imana. Ariko uyu mwanya ndagira ngo usengere abakobwa bari ku musambi. Muri iki kiganiro dukurikirwa n'abantu benshi, hari abari hirya no hino ku isi, abantu bose bumva ururimi tuvuga bari ku musambi. Ugira isengesho bazamurira, ubashyire mu maboko y'Imana, usengera ibyifuzo byabo. Mwami Yesu, Imana ishobora byose, haleluya. Aya masaha nyakubahwa Imana, twongeye kugaruka imbere y'amaso yawe. Mu izina rya Yesu ndasenze, kandi aya masaha ndizeye kandi yuko uri umwami ushobora byose. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti nsengeye abajakazi, abagaragu, abantu bose bari muri cya gihe nawe uzi nicayemo, igihe cy'akarago, igihe cy'ubutayu, igihe cy'imyobo n'ubuvumo. Abo bantu nta cyiza kiri muri buriya butayu, nta cyiza kiri muri buriya mwobo. Ariko nyakubahwa Imana, ndakwinginze kugira ngo hariya hantu mu gihe bakirindiriye ubakomeze kurambirwa. Ntago ariyo ntego y'umuntu wahagurukanye nawe. Ndakwinginze ngo bakomeze bahagararane nawe muri cyo nyakubahwa Imana. Ikigeragezo kiraryana ariko kigashira, inzara iraryana ariko igashira. Ariko nyakubahwa Imana, ikigeragezo gikomeye ni ukurambirwa nyuma y'igihe, kandi nyakubahwa ubutabazi bufitwe nawe mu biganza. Bariya abantu rero ndabingingiye mu izina rya Yesu kugira ngo bakomeze cyane rwose, ubarinde gucogora, ubarinde kurambirwa mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Kuko nzi neza ko hari igihe barambirwa aribwo gukora kwawe kugeze, kuko nzi neza ko aribwo batinyuka
bakagutera umugongo kandi ari cyo gihe cyugereyeho cyo gukoreraho. Mu izina rya Yesu ndabingingiye cyane kugira ngo bakomereze aho bahagaze kandi ubahe imbaraga zo kunesha Mana ibigeragezo byose Mana, inzitizi izo arizo zose warakoze ndabibona, waraneshereje muri icyo gihe gikomeye, muri iyo myaka igoranye ndabibona, nkufitiye icyizere cy'uko nabo uri Imana igomba gukorana nabo kandi bagatsinda urugamba ruri imbere yabo. Ndabingingiye rero Mana kugira ngo ikiruta byose bakomerere muri wowe kuko ari wowe ufite byose mu biganza byawe mu izina rya Yesu. Ibyabo byose urabifumbatije Mana, iyo ufumbatuye ikiganza cyawe uhaza bose. Niyo mpamvu nabo ningize kugira ngo bakomeze batege ikiganza kugeza ubwo uzabashyirira mu kiganza kuko ari wowe ushobora byose, kuko wowe usarura ibyeze, utanga ibishyitse, ntabwo utanga ibice. Rero Mana ndabasabira gutegereza kandi mu gihe gikwiriye ubutabazi bwawe burihuse ku muntu wagutegereje, ku muntu wakwizeye. Urakoze byiringiro by'abera, ubahe kwizera, ubahe gutegereza kandi bihanganye mu izina rya Yesu w'i Nazareti, kuko nzi ko uri Imana ishobora byose, nta na kimwe kikunanira. Ndakwinginze rero nyakubahwa Imana ngo ukorane nabo kandi natwe aha turi Imana turagiye tugenda imbere tukugenda inyuma mu izina rya Yesu tubisenze twizeye. Amen. Yesu aguha umugisha. Ikiganiro biracyashoboka tugikurikirana buri wa mbere kuri channel ya Prophet Innocent Official, ariko iki ntabwo kizatambuka ku wa mbere, kiratambuka mbere ku wa mbere kubera ko dushaka kwihutisha iki gice. Dusigaje ikindi gice tuzakorana na Maboy, ari kumwe na Maboy. Biracyashoboka tuzaza kugusura Papa Boy na Maboy plutôt mu gice kindi gikurikira tuzaza biracyashoboka izaza kugusura mu rugo na Papa Boy. Azaba hari, twaravuganye kandi yarabitwemereye. Imana imuhe umugisha. Hanyuma tuzaze twiyirije ubusa cyangwa tuzaze tutiyirije, muzaba mwatetse. Okay, Imana ibahe umugisha. Ndi Prophet Innocent. Ushaka ko tugufasha mu buryo ubwo ari bwo bwose, cyane cyane bw'amasengesho, ushobora kutwandikira kuri nimero ya WhatsApp ubona aho hasi, ariko na Maboy yababwira nimero ye kugira ngo uzakenera ko amuha inama azamuhamagare. Ni 0783 13 94 82 0783 13 94 82. Murakoze. Imana ibahe umugisha, mutangire weekend neza kandi Imana ihe umugisha abazena wanjye dukorana muri iki kiganiro biracyashoboka. Ciao ciao.